mu gihe gitoya nabwo numva ndatwite. Nahuye n'ibibazo bitunguranye kandi wumva ko bitunguranye pe kandi utabwira umuntu ngo birahuriranye. Nago yabyumva. Abana benshi bajya bakunda guhura n'ibyo bikomere bihuriranye. Nago nari nzi kunywa inzoga. Naraje umunsi umwe ambyukije arambyutsa ati noneho byuka ugende ujye mu kabari kamwe muri twatundi nakweretse. Nuko ndabyuka ndaza nicara yongura fanta ndayinywa. Nangiye kuyinywa haboneka umuntu arambwira ati se nago wafata indi fanta. Ndavuga na ikaze mwese abahisemo gukurikira Abayo TV YouTube channel. Nisere ko muri amahoro, nisere ko mushima Imana, nisere ko rutagwa biziminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira akomeje kubasangiza itetu dore kariwe muhanga mu byo yahanze. Wahanze byinshi bihambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi burya nta wahanga ibyanzwe n'umwami Imana isumba byose kuko umwami arahambaye. Uyu munsi rero dufite umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuvuga butumwa, umuntu Imana yahaye byinshi muri we agiye kutugezaho muri aka kanya. Rero reka tudatinze tubanze tumwakire abasuze mu izina rya Yesu. Yego, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Umwe mu bacuzuye mwuka wera aravuga ngo indamukanyo yacu ni Yesu ashimwe. Kuko aka kanya sinashobora kubahobera mwese ariko ndavuze ngo Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe kandi Yesu nashyirwe hejuru kuko yatugize abantu twese kandi ndakeka atari njye njyenyine yagize umuntu namwe mwese mudukurikiye. Yesu ari ukuntu yabigenje abagira abantu. Uwiteka nahimbazwe. Amen. Jewe njya kwisanga mu gakiza. Ndabyibuka narinje i Kigali mfashe umwanzuro wo kuza kwicuruza mu mujyi wa Kigali kuko nari maze kubona nta buzima mfite nta nubwo negereje kubona. Ndavuga ngo n'ubundi byanze bikunze ibi bimbayeho nago bimbayeho kubera ko nabaye indaya ariko noneho mfashe umwanzuro ngiye kubayo. Ariko siko byangendekeye nkuko nabitekerezaga cyangwa nabigambiriye. Naraje koko nzi Kigali. Ngeze Kigali umuntu warunzanye arambwira ati angejeje tuviramo ku Kinamba agenda nyereka utubari nzajya nzamo nzajya nzamo kubyiniramo ngategereza abagabo. Nago nari nzi kunywa inzoga. Naraje umunsi umwe ambyukije arambyutsa ati noneho byuka ugende ujye mu kabari kamwe muri twatundi nakweretse. Nuko ndabyuka ndaza nicara yongura fanta ndayinywa. Nangiye kuyinywa haboneka umuntu arambwira ati se nago wafata indi fanta. Ndavuga na kibazo reka nyinywe. Arambwira ati noneho se twatahana. Ndavuga na kibazo reka dutahane. Tugezeyo kuko nicyo cyari kingenza kandi nicyo cyari kinzanye. Tugezeyo nanjye nungurwa nuko nagize ubwo umutima bwinshi ndaturika ndarira. Mu kurira kwanjye mvuga uburyo nisanze nanjye muri ibyo bintu nazi uko naza aho bivuye naho bikomotse ibyago byambayeho inzira naciyemo z'ingorane. Aratangara arumirwa arambwira ati ni gute umukobwa mwiza nkawe yaba afite ibyo bintu byose uvuze? Ibyo bintu byose uvuze ni gute byaba bikuriho? Arangije arambwira ati se waje ari ufashe umwanzuro cyane umuntu wakugiriye inama? Ndamugana umuntu wangira inama ariko nanjye ubwanjye numvaga ariyo nama nakigiriye. Nuko arangije arambwira ati ngaho wisakuza hatagira abantu batwumva hanaho nuye. Ndaceceka. Arambwira ati noneho uwo muntu gutuma amafaranga najya yagutuma ujye uza hano anyereka ahantu nzajya nkura amafaranga mu nzu ye hanyuma nkayashyira uwo muntu nkajya nza igihe ambwiye ngo sohoka ugende nkaza nkaryama aho hantu. Nago yakundaga kuba hari nta n'ikintu yegeza ngira uwo munsi. Yabonye mfite toroma abona nago norohewe muri njye. Nkajya nza nkaryama aho hantu ngubuga cyangwa ngafata amafaranga 3,000 handi yanyeretse ngashyira wa muntu ngavuga ni naya ngaya nabonye. Arambwira ati se ni guteba guhonga 3,000 bya buri gihe bihoraho kandi utari mubi. Nuko ndavuga ni nyine nuko abo duhura nayo bama. Nshimira Imana ko uwo muntu yamesheje yatumye nyizwa. Naho naherewe agakiza. Igihe kimwe arambwira ati kugira ngo ube muri ubwo buzima bwo umuntu horo gutuma amafaranga ahora gutuma gutoteza genda uzana ibintu byawe twibanira.
nuko nagiye mfata ibintu byanjye byari biriyo ndagenda turabana 8 ukarambwa tugiye kujya mu nkundo kandi atari byo twavuganye ko uje gukora amafaranga uje mu nkundo ati nkundo zizagutera umwaka zizagusaza mbana n'uwo muntu hanyuma imande yaho yaratuye uwo muntu barasahabaga icyumba cy'amasengesho cy'imbaraga barasengaga cyane basenga nkumva bari kunsakuriza nkumva bari kumbangamira nkumva bareka nkisinzirira igihe kimwe no mu gipangu bose bajyagayo barambwira ati se na umugeni waje tukajyana ukajya gusenga nawe igihe kimwe nanjye njyayo ngezeyo bambwira ibyanjye byose nago nenzi ubuhanuzi cyari cyo nago narinzi ubuhanuzi icyo cyo ariko imbere gatoya ndibuze kuhavugaho nari naregeze kumva ijwi ry'Imana noneho ngezeyo bambwira ibintu byinshi byanjye gusa ndavuga ni se aba bantu banzi wese baba ari abapfumu baba ari ibiki biranyobera ariko ngomeza kujyayo nkunze ibyo bambwiye nkunze ko bambwiye ngo uzakorera Imana uzavugira Imana wowe ariko simbishyikire nyine nkabona ni nk'abasazi babyina nkabona n'abasazi baririmba nkabona n'abasazi bakoma amashyi nkabona bameze nkavuga ibintu sinjye sinabishobora nuko ubwo ngubwo nuko nakomeje urugendo rwo gusenga mu nyuma muramo na byinshi bitangendekeye na neza cyane ariko ngomeza gushima Imana kuko muri urugendo nago harimo ibyiza gusa ariko muri byose Uwiteka ngatuzaniramo amahoro niko umuririmbyi avuga ndetse n'ijambo rirabivuga n'umurya akabisubiramo nuko ubwo ngubwo naje gukizwa naho ngaho naje gukirizwa niho nakirijwe wenda tuzagira umwanya wo kuganira tuganire cyane ku buzima bwanyu bwite kuko ndabizi ko hari byinshi mufite muzasangiza abanyarwanda baraza no kubitwereka niba babitegereje bandika hasi muri komenti ariko none ndagira ngo twihuse tugere kuri message muzaniye abanyarwanda kuko hari ubutumwa mufite mwifuza kugeza ku banyarwanda ndagira ngo mwisanzure mubabwire bwose uko bwakabaye ngewe ubutumwa mfite ahanini bwaneye n'igikomere kinini cyane ubutumwa mfite nubwo Imana yambwiye kuvuga ubu butumwa ariko ni inzira nanyuzemo zangoye ndetse na cyane ntago mfite gahunda yo kuvuga ubuzima bwanjye bwose ahangaha ariko nshaka kuvuga mu ncamake ubuzima bwambayeho ariyo nzitizi itangira ryo ubuzima bubi bwambaye hari nayo nzitizi y'ubuzima bubi bwose bwankurikiranye hanini ndi umwana mutoya mfite nk'imyaka 9 namenye ubwenge papa wanjye adahari yarafunze hama nkavuga ngo icyama papa wanjye nanjye nkamubona umva afite igikomere cyo kwibaza impamvu papa wanjye adahari impamvu papa wanjye adahaba nanjye kuko nari maze kumenya ko uwo nitaga papa atari papa ahubwo ari musaza wanjye nabyirutse mbona musaza wanjye mukuru nkajya muhamagara papa baza nza kumenya ko ari musaza wanjye atari papa wanjye noneho ndavugana ariko papa wanjye abahe bimeze gute banjyana kumusura aho yarari nyiva kumusura yari umugisha w'Imana mbona aratashye cyari cyifuzo cyanjye ariko mama akambwira ati wowe wifuza so nuko utamuzi umunsi wamubonye nago uzamukumbura papa wanjye aza gutaha yari umubyeyi ntago navuga ngo ni mubi kuko ari papa wanjye ariko ntago byari byoroshye hanyuma umubyeyi araza tubanira nabi akaturaza hanze akaturaza amajoro yari umubyeyi utabanye neza na mama ndi umwana mutoya papa turaza hanze ndetse sinjye ngenyine na bene data aturaza hanze ababashije baragenda abandi batashoboye kugenda bakajya birirwa bazerera mu ngo z'abaturage tubaho mu buzima bugoye mu buzima bugoranye turara aho tubonye ariko muri ubwo buzima bwose bwari bugoye kuri ngewe nago negeze nkura n'abasore bansamanya cyangwa bankorera ibintu bibi ariko mu nyuma maze gukura nibwo nge nafashwe ku ngufu n'umuntu navuga ngo yari umuntu warezwe iwacu mu rugo ariko atakihaba uyu muntu yaje aje mu giturage cy'iwacu umunsi umwe turahura narinje i Kigali habaga mukuru wanjye inje kumusura hama mama yampakinga utuntu amerekeje duhura n'uwo muntu yari yaje iwabo hanyuma
arabaza ati se Elizabeth ko yakuze agiye he? Mama aramubwira ati agiye i Kigali kwa mukuru we. Bagomeza kuganira na mama, aramubwira ati se urana ababyeyi nyine ukuntu bakunda kwinywera inzoga, aramubwira ati se mwana wanjye wanguriye icupa, aramubwira ati subizayo Elizabeth amafaranga urigiye kumutegeramo yaguremo icupa, hanyuma ngenda ndamugutwarira. Ndamugutwarira mugeze kwa mukuru we ndahasi. Anzana i Kigali, turazana nzana i Kigali, anyinjiza mu gipangu, ngira ngo njye anyinjije mu gipangu cyo kwa mukuru wanjye. Ninjemo arakomanga, komanze baramukingurira, turinjira, mbona ni mu rugo rwe. Kundi musore babanaga, nge nari ndi umwana, sinenze ubusambanyi cyari cyo, sinari nzi n'umugabo wari we, sinari nzi ngasate cyangwa ateye atubundi gitsina gabo, uretse kubona nk'ubwana bwo muri quartier mamwe arareranwe butoya nyine yenda buto nabwo buto, ububona ari buto yenda nk'ubwisengeneza bwawe bwambaye nk'ubusa nk'iki, ngavuga ngo uyu ni umuhungu, ariko sinari nzi nk'umuhungu ni kinyirizina wakuze. Hama tugeze mu iyo nzu nayihuriyemo n'ibyago n'amakuba, niyo nzu namburiweho ubuzima bwanjye. Kugeza aka kanya nahuye n'imbogamizi kubwo kujya mu iyo nzu uwo munsi. Noneho ndimo muri iyo nzu nagiye kubona mbona kwibimye, ndagiye koga, ncana televiziyo ndirebera, ntabwo namufataga yari umuntu ngo ni sheri wanjye, ni yari umuntu ngaranita, sinanzi guteretana ibyo ari byo, nari narateretana. Kuko mu rugo iwacu nubwo habaga izo nzitizi z'ibyo bintu byo kudutesha umutwe, ariko hari igiturage kiraho kitazi gusamara. Noneho uwo musore ajya muri dushe avayo, ndamugana ise kwa mukuru wanjye ni he? Arambwira ati ntago turajyayo, nari nciye aha kugira ngo nambare ikote, urabona ko bwije. Ndavuga nta kibazo. Araza, mbona ni yambaye imyenda yo kugira ngo tugende, mbona yambaye imyenda y'amajezi. Ndamubwira se ko wambaye iyo myenda turagenda gihe ki? Arambwira ati rero reka mbanze mpamagare mukuru wawe. Aramuhamagara, aramubaza ati se uri mu rugo ko nari nzanye Elizabeth mu rugo? Aramubwira ati nge sindi mu rugo, nagiye kwa Mary wanjye, kwa marene we. Nagiye kwa Mary wanjye, nagiye kumufasha amasuku, korari iri buze kumusura, niho nagiye. Elizabeth twari ducanye mu rugo iwanjye. Undi aramubwira ati nta kibazo, nabahagumye igihe ndi buvireyo, cyangwa umunzanira hondi, cyangwa mugumyaho igihe ndi butahire nkubwire uze kumunzanira. Aravuga ati nta kibazo, reka bagumya. Nge nanjye nuvuga nta kibazo. Hari televiziyo ndimo nirebera indirimbo, indirimbo za Theo, numva binejeje ku mutima, nta n'ikibazo. Ntago nari nzi ko gufatwa ku ngufu nabyo biri buzemo, cyangwa se ndi buhatakariza ubuzima uwo munsi. Nuko ubwo ngubwo arangije uwo musore atangira kuza nkoraho, numva birambangamiye, yanakinze, numva birambangamiye cyane, acuranga radio cyane kugira ngo ninza no kujyana navuga ntihagire umuntu ubyumva. Icyo gihe aramuhotera, mfata ku ngufu, ni birebire cyane, ubuzima n'abaracima bugoye kandi bukomeye. Amfata ku ngufu, kuri iyo myaka yanjye ntwara inda, maze gutwara inda ngeze mu rugo naho ndahahohoterwa cyane. Nibyo bintu numvaga nabwira ababyeyi, nkababwira ababyeyi bajya bafata abana bafite intimba bakabahohotera cyane, bakabongerera intimba n'umubabaro bafite. Mu rugo ndahohoterwa cyane, banyita indaya, najya hari ikintu nshaka cyangwa nkeneye, urumva natwise inda no mu kwezi kumwe ndanayirata, sinari nzi ko inda ari ibintu bibi. Numva ndatwite, nkambibwira muri mukazi wanjye, ni nyamara ndumva nwite, ni kandi nakoze ibintu, ni ndumva nanatwite, umva nta kintu nari nzi, ntago nari nzi ibyo ari byo. Nuko ubwo ngubwo arabibwira iwacu, mfatwa nabi, ndakubitwa, ngira ute, mbese nahure n'ubuzima bugoye. Nkora imisiri iwacu hifashije, nkora imisiri y'abantu kugira ngo mbone isabune, kugira ngo mbeho, kugira ngo nyige, ndavunika cyane, nashaje ndi umwana, ndagenda ndasaza, ndabyara, ariko maze no kubyara ndagenda ndasaza, mera nk'umukecuru w'imyaka 40 cyangwa 50 kubera ubuzima bugoye nanyuzemo ndi iwacu. Kugeza ku rwego bamaye inzu yanjye, barambwira ati warakuze, wabaye umugore, nagukira umwana, n'abagore babiri babana mu nzu. Ibyo bintu ababyeyi benshi bakunda kubikora abana babo. Hanyuma ndangije mba muri ubwo buzima, igihe kimwe
umuvandimwe aza kumbwira ati nakuboneye akazi uzaze ujye mu kazi nakuboneye. Ndaca mu ncamake sinshaka kuvuga byinshi byambayeho cyangwa se ngo famiye yumve nyivuga yumve ko nayirakariye. Ntabwo nayirakariye, ubuzima naciyemo bwari ishuri kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nanjye nzakomere ngomeze n'abandi. Ndetse tutihuse, uwo mugabo wagufashe ku ngufu mwari mukivugana muri iyo minsi? We naramuhamagaye ndamubwira ndatwite, arambwira se utera inda wenyine, arambwira ngo nubwo twahuye ari ubwa mbere ariko siyabihamya ko natahavuye ngo ngenda ahandi. Ntabwo ari gutera inda wenyine, nzayikuremo, nimba nayikuyemo sinzagira ikintu mubwira, sinzagira ikintu kimwe nzamubwira. Ndarira ndihanagura ndavuga ngo nakoze icyaha cyo gusambana, sinakora icyaha cyo kwica. Muri njyewe numvaga ntabwo nabishobora kwica, sinabishobora. Noneho nza kujya muri ako kazi aho hantu ku Gisenyi yarandangiye. Ngezeyo nsanga sikara akazi yaranyoshyaga kugira ngo nemere nze murerera umwana. Yashaka njyaho nkamurerera umwana, nsiga nsize. Reka ngire ibyo nca mu ncamake. Nta kibazo rwose, ndumva atari ngombwa kuvuga ibintu byose. Hanyuma ubwo ngubwo nza kujyayo aho hantu, nenda kuvayo hari umusore twari twarahakundaniye. Nenda kuvayo hari umusore twari twarakundanye, arambwira ati genda usa n'umwana uze tubane, uze twibanire n'ahangaha ku Gisenyi. Ndavuga nta kibazo, reka njye kuzana umwana namusize kwa mama wacu. Ndavuga reka njyeyo njye kuzana umwana hanyuma nze twibanire. Arambwira ati se ko tumaze umwaka dukundana, uwo mwaka wose warambwira ibikomere byawe wahuye nabyo, nkumva singambire kugukora nk'ibyo bagukoze. Ubu ntago ariko ubwo nagiye nasubiye inyuma, ibyo nabanjirijeho ni ibya nyuma na nyuma nyizwa. Ibyo nabanjirijeho ni ibya mbere ni ibya nyuma na nyuma nyizwa, ubwo nasubiye inyuma ku buzima bwanjye bwa nyuma na nyuma niho nasubiye. Arambwira ati nago wareka ukama ku neza nagufashe ku ngufu nk'uko icyo gihe bagufashe, hanyuma bikamera ikimenyetso kuzagaruka. Kuko yari yarangiriye neza icyo gihe nza kubaho hantu, ntabwo byangendekeye neza ngo yashakaga ko mukorera nkamurerera umwana, kandi ntabwo byari ngombwa ko ngomeza kumurerera umwana, kandi nanjye nasize umwana ugomba kwitabwaho. Uwo namusigiye namubwiye ko nzajya muha ikintu cyo gufasha uwo mwana. Yagira ngo ujye umurera ku buntu se? Yego, njye murera ku buntu, nazabona akazi ke kagenda neza ngo nibwo azajya amafaranga angeneye atari umushahara. Uwo muntu anshakira akazi, arambwira ati ntabwo waba usize umwana mutoya, hanyuma nurangiza ugende uze ukorera ubuntu udafite icyo uri bwoherereza umwana. Ambonera akazi, ngenda nkora ako kazi, narimo amaze umwaka muri ako kazi ngiye gutaha kujya kuzana umwana kugira ngo nze mbane n'uwo muntu. Ambwira ati noneho tugigamane. Ntago ushobora kubyumva, nibwo bwa mbere nari nkoze kuryamana mbishaka, kuko bwa mbere nafashwe ku ngufu. Ndataha, maze gutaha ngeze mu rugo nibwo naje guhamagarwa n'umuntu, arambwira ati uriya muntu mukundana afite umugore kandi afite n'abana 2. Ntago ushobora kubyumva, nibwo bwa mbere nari nkoze kuryamana mbishaka, kuko bwa mbere nafashwe ku ngufu. Ndataha, maze gutaha ngeze mu rugo nibwo naje guhamagarwa n'umuntu, arambwira ati uriya muntu mukundana afite umugore kandi afite n'abana 2. Ndavuga ni kuva mbayeho sinigeze nifuza kubabaza undi muntu, ntago nasubirayo. Mfata umwanzuro nguma mu rugo, akajya amamagara ndamugana, namenye ko ufite umugore, menya ko ufite n'abana 2. Sinigeze ngambira na rimwe kugira undi muntu n'umwe mbabaza. Narababaye bihagije, ariko sinababajwe n'undi muntu cyangwa mbabazwe n'umugore mugenzi wanjye. Niyo mpamvu nazababaza umuntu wari we wese. Turekana ubwo tumaze kurekana mu gihe gitoya nabwo numva ndatwite. Nahuye n'ibibazo bitunguranye,
kandi wumva ko bitunguranye pe kandi utabwira umuntu ngo birahuriranye. Ntago yabyumva. Abana benshi bajya bakunda guhura n'ibyo bikomere bihuriranye, byamara guhurirana nibemere ko byahuriranye. Ntago ari kubwira umuntu ngo urumva ngo ngiye ngo nakoze ibi ngo Imana bwa mbere mfashwe ku ngufu ngo ntwarinda ngo bwa kabiri nongeye kuyikinisha ngo nuko none ndongera ndayitwara. Ibyo birumvikana. Ntago umuntu yahita byumva. Ntago umuntu yabyumva. Ati niwo muco wawe. Niwo muco we ni indaya. Nitwa indaya ku musozi noneho, ariko nubwo nayiswe Satani akambwira ariko wazasambanya ukabigaragaza aba bagore bakwita indaya ugasambana n'abagabo babo, undi mutima akambwira ati ntago ari wo uri we, ntago uri we wanyawe byakowe byarahuriranye uhura n'ibyago, ariko ntago uri wo kubabaza abandi. Umutima ukajya ukomeza umbwira ntago uri wo kubabaza abandi bantu, ntago uri wo kubabaza. Nubwo byagiye bingendekera uko, ntago negeze nyenera kubabaza umuntu wari we wese. Mba mu bwo buzima nitwa ayo mazina kugeze ku rwego rw'uko naje kubyara uwo mwana amaze kuvuka nitwa ya mazina yo kwitwa uburaya. Nanone nasobanurira noneho nta nicyo kuvuga noneho mfite, nta nicyo kuvuga mfite. Nibwo niruye nkora imisiri yariyo yose nyikorana n'abana babiri. Urumva kubyara umwana, uwo mwana yarafite imyaka 3 kumutwitiraho undi wagira ngo nari ndi kubyara indahekana nk'umuntu byarira ku mugabo washimye nk'urugo. Nuko ubwo ngubwo bimbaho muri ubwo buzima, ngenda mura n'izo ngorane. Mu guhura n'izo ngorane muri ubwo buzima naciyemo, mura n'ibikomere byo kwitwa indaya. Rero ibikomere byo kwitwa indaya no kutabona n'umubyeyi wanganiriza cyangwa nganyiteho. Hanyuma rero mu kuvuga ubwo buzima bwankomereye bukanankomeretsa cyane, ubutumwa mfitemo nyirizina ngewe, ubutumwa mfitemo ni ukuganiriza ababyeyi. Hari igihe nk'umwana ahura n'ibyago nk'ibyo nahuye nabyo, ariko uyu mwana akaba adafite se uri bumwumve, akaba adafite nyina uri bumwumve. Ahari icyo gihe iyo nza kugira mama unyumva, cyangwa nkaza kugira papa unyumva, cyangwa nkaza kugira n'undi muntu unyumva, ntago mba naranigeze mva no mu rugo ngo njye gushaka ubundi buzima ahandi hantu ndinde niyo makura n'ibyo byago bya kabiri. Ntago biba byarangendekeye uko nguko. Hari ibintu byinshi biba ku bana, ababyeyi babigizemo uruhare, ababyeyi babigizemo uruhare cyane. Reka nsimbuke nuko mu nyuma nza gukizwa, ariko mbere yuko nyizwa uwo mwana nabyaye yaje gupfa. Uwo wa kabiri yaje gupfa afite amezi 3. Apfira ku bitaro bikuru by'Inyamata, apfa nta bwishyu mfite kugira ngo nishyure. Nahawe 8 ndi mu bitaro. Umwana ari muri moroge, 8 uragurishwa, hishyurwa ibitaro. Njye nahuye n'ibikomere byinshi cyane. Kwihanga nagiye nca mu ncamake, sinabivuga sinabirangiza, kuko intego nyamukuru y'icyo ngendereye kuvuga ni ukubwira ababyeyi bajya batererana abana. Yego, njye nasize gutereranwa, kuko iyo nza kuba naragize uwunyumva nagomba narageza aho hantu hose, kuko si yari impano yanjye kugendera muri ibyo byose, si yari impano yanjye pe. Numvaga icyifuzo cyanjye nanjye nahoranaga, numvaga nzashaka umugabo nkuze, nkumva nzashaka ndi umukobwa mfite nanjye, mbese ndi umukobwa, niko nabyiyumvaga. Ariko siko byangendekeye, ntago ariko byangendekeye. Nzize kubana nabi kw'ababyeyi. Kubana nabi kw'ababyeyi ndi ukuvuga gutuma umubyeyi yihugiraho, yaba mama yihugiraho mu gahinda ke k'umugabo we babana, yaba papa nawe akihugiraho ku buzima banyemo n'umugore we, bakirengagiza ko babyaye. Aba bana Imana iza kuntuma, irambwira ngo ningende mbwira aba babyeyi ko bazabazwa. Aba babyeyi batererana abana babo, niba biteho, niba baha umwanya, bahuye n'ibibazo byabo mu ngo zabo, bakarwara toroma y'ibibazo bafite mu ngo zabo, nibite ku bana babo.
aba bana basababazwa kuko abana benshi bahuye n'ibikomere, abana benshi babaye ibirara na ejo hazaza bafite kubera uburara, kandi ubu burara butewe n'iki? Bitewe n'ubuzima ababyeyi babanyemo babanyemo bubi. Imana iza kumbwira, irambwira ngo mbese fondasiyo y'inzu ibaye itubakitse, mbese idakomeye, inzu yabikomeye, nsanga inzu ntabwo yabikomeye, fondasiyo itameze neza, sinzi ikintu cyakorwa kugira ngo aba babyeyi bite ku bana babo. Ahari nanjye ndi umumama aka kanya, ndi umugore kandi mfite umugabo, ariko hari igihe uhura n'ibikomere byinshi mu rugo ukavuga ngo nanjye sindi mubi. Niko abagore tukunda kuvuga, nanjye sindi mubi, ubwo umugabo wanjye anca inyuma, ubwo abigenza uko nanjye ngiye kugira ute kumwishyura. Ariko si cyo gisubizo. Icyo gihe ugiye kubura inama ndetse n'ibyuma, ubu uri bubure umugabo kandi ubu uri bubure n'abana, byose uri bubiburire icyarimwe, byose ubu uri bubiburire icyarimwe, kubera yuko umwana wakakugirira umumaro ejo hazaza, cyangwa se akakuvura inimba uyu mugabo yaguteye. Icyo gihe nawe ugiye kumwirengagiza, kuko nimba ugiye mu busambanyi, ugiye mu gusohokana n'abo bagabo, ugiye mu gusambana nabo, ntabwo uri bubonera abana umwanya. Ugiye guheranwa n'ako gahinda umugabo yaguteye, ugiye no guhimanwa no kugira ngo wikuremo ako gahinda, ntabwo uri bubonera abana umwanya. Niyo mpamvu navuga ngo uyu mubyeyi ukora ibi bintu ahinduke pe, ahinduke. Nibwo butumwa mfite. Umuntu wese apfira umwana we, umuntu wese apfira umwana we. Nimba umubyeyi yababara akababazwa n'agahinda umugabo yamuteye, akabura n'umwana muri ka gahinda agize, urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Kubura umwana, kubura umugabo, ukabura n'umwana, ni agahinda gakomeye cyane, kandi noneho ari no guhomba kw'igihugu. Uri bubure umugabo, kandi aka kanya nubura umugabo wowe uri bubone undi ugushimisha. Ese uyu mwana we ari bukurehe mama? Uyu mwana ari bukurehe mama? Uyu mwana ari bukurehe papa? Nicyo kibazo. Wowe yenda uri bwishimishe, winezeze, ariko si uyu mwana wari bunezezwe nande? Ninde papa ari bwongere kubona? Papa n'umwe, mama n'umwe kuri iyi si, ariko umugabo si umwe. Umugabo ntago ari umwe. Umugabo apfuye mu kanya wabona undi, umugabo agiye mu kanya wabona undi, ariko se umwana yakongera kubona mama? Ni ikibazo. Ese umwana yakongera kubona undi papa? Ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo umwana yakongera kubona papa, na nubwo yakongera kubona mama. Abana bafite agahinda kandi bafite inimba, bafite umubabaro. Kuri iyi saha abana batwarinda ku myaka 10, noneho mbere nge nayitwaye kuri 16, ariko 16 akanya bafite abana, 16 akanya bafite abana. Ese nukunanirana kw'abana cyane, cyangwa ni ingo zimeze nabi? Ingo zimeze nabi, ariko se ntabwo umuntu yakirengagiza ku bw'umwana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugore ugandukira umugabo wawe, kandi mugabo ukunda umugore wawe. Muri iyi minsi byarahindutse, abantu babaye nk'abasasi. Kuri Imana iturengere. Abantu babaye nk'abasasi. Ariko nubwo nge mama mura n'ibibazo mu rugo rwanjye, nkumva najya gushaka igisubizo hanze, nkahura n'undi mugabo nawe wabuze ibyiringiro mu rugo rwe, nawe tugiye guhura tugasarana, tugahura mu mabari, tugahura mu mahoteli, tugahura mu marogi nahe hose, ariko si cyo gisubizo. Ntabwo ari cyo gisubizo pe. Kuko aka kanya uriya mwana ugiye kubusigara yigunze we, udafite mama, atanafite papa, niwe gisubizo cyawe ahubwo. Yego. Niwe gisubizo cyawe. Niba buze umugabo, byibura wageragereza ku mwana, ukavuga ati byibura reka niyegereza abana banjye, mbishuti n'abana banjye, abana banjye tuganire. Ikindi birashoboka ko umwana wawe washobora kuba waranamureze, waranamuhaye uburere, yenda nakutanagiza, ariko ukajya kubona ukabona twayinda. Ntabwo igisubizo ari ukumutererana, ntabwo igisubizo ari ukumutera amabuye, igisubizo ari ukumwegeza ko batize mwana wanjye byagenze gute? Byagenze gute? Ese watwisiye inda byakugendekeye gute? Ese byagenze gute wa mwana? Ariko aka kanya umubyeyi ari bise, ari bise. Niyo atashye mu rugo nta mwanya afite wo kuganiriza umwana, aba afite umwanya wo kujya muri taci,
akandikirana ati cyagiye wanyohereje cyagiye wanejeje wa mugabo we urarenze wangaruriye amahoro nari mfite ariko umwana we ntayafite. Imana irengera abantu bayo. Ukavuga ngo nge ngo nazinduka ngo nge gushaka ibirayi ngo ndumugore witeje imbere ngo nshaka igikoma ngo nshaka isukari, ariko biriya bintu ntago ari byo umwana akeneye kurusha ibindi. Umwana aragukeneye kurusha isukari. Umwana ni nk'urugero umugabo aguhahiye akaba buri kimwe cyose ariko adataha muri urwo rugo, wabyihanganira? Oya, ntago wabyihanganira. Byanakunanira hari kubiri ibyo byo kurya byanakunanira kubera yuko nta mahoro uba ufite. Wibaza se uyu mugabo udataha mu rugo rwe kandi yamaye buri kimwe akugahimana no agashobora, abana bo bari mu gahimano ko kubura ababyeyi. Umwana yabuze ababura ababyeyi bakirera, bano muri iminsi bahera mu myaka mu mwaka wa mbere cyangwa mu mezi 2 cyangwa 3 cyangwa mu cyumweru kimwe amutajya guhiga ubuzima, guhera ubwo w'umukozi kuzageza igihe azakurira. Aba ari uw'umukozi kugeza igihe azakurira. Hari igihe abajya muri kwa kwezi kw'abakobwa akajugunyira umukozi atifura atazi no kubifura yenda, kuko niyabonye mama umuganiriza, niyabonye mama umwegera, nta n'ikintu kimwazi uretse ibirayi ngo n'umugati ngo n'igikoma n'isukari. Ababyeyi bazi yuko umugati, igikoma, isukari n'ibyo kurya byabonetse saa sita batazi ngo byanatetswe gute ari byo umwana akeneye. Ariko umwana sibyo akeneye. Umwana akeneye uburere, kandi umwana akira uburere bw'ababyeyi. Hari impamvu Imana yatanze mama igatanga na papa. Suko Imana itari gufata abantu ngo igibarema ibashyire ku isi bahagarare bagende, ahubwo yashyizeho mama na papa kugira ngo babinangarugero y'abana, abana babakurireho. Niko kuri rwose. Baca umugani bakavuga ngo uwibahetse aba yigisha umwana. Bishatse kuvuga ngo uyu mwana adafite arebera kuri nyina icyakora. Hari n'igihe ashobora guhura n'inimba ukaba warazanye n'uwo mukozi akaba amuhohotera, nabure n'umwanya wo kubikubwira kuko naguhari. Niba washoje akazi wasohokanye na wa mukunzi wawe nguri kukuruhurira mu bwonko, ngari kuruhura mu bwonko bwawe, ese ko kari kuharuhura mu minsi 2-3 nubona abana byagucanze uzaruhukira kumana cyangwa kumupfumu uvuge ngo nje gusenga ngo Mana arengera abana banjye. Imana ibarengere kandi yaraguhaye umwanya wo guha abana bawe uburere ukawubima. Ni ikibazo. Basenga amatakira ngo mbabarira Mana narasambanye yenda nakoze ibi nibi, ariko mbabarira umindurira umwana, mbabarira unkwarera ibi. Umwana wamuhaye umwanya, umubonanye ingeso yo kwiba, umubonanye ingeso yo gusambana, kandi iyo ngeso ni wegeze uwo mwana umukurikirana kuva mu myaka 5 uzi byamubayeho, urumva, kugera muri 7, 8, 9, 10 naguzi uwo mwana ngo yabaye hati uretse ngo waruzi ngo wahaye. Naguzi ngo uwo mwana abaye hati, naguzi ngo uwo mwana yariye ati, nimba yanariye ariko nuzi ngo yagiye he, yiriwe he, yakoze iki, byagenze gute. None se mukozi w'Imana, umuntu wanyuze muri ubwo buzima butandukanye, urabona hakurwa iki mu muryango nyarwanda? Ikintu nabona cyakorwa, ngewe nitegereje, mbere na mbere hakwiye gusenga. Mbere na mbere hakwiye gusenga ababyeyi bakagandukira Imana. Mbere na mbere ababyeyi bakwiye kugandukira Imana. None hari umuntu ushobora kuba abonye kino kiganiro akavuga ati ngewe uyu mumama ndumva nifuza kuba nasengana nawe, ndumva nifuza kuba namutumira akaza akatubwira ijambo ry'Imana cyangwa se akaduhugura mu muryango wacu cyangwa se no mu cyumba cy'amasengero cyangwa se no mu rusengero rw'iwacu. Umuntu yababona gute? Ndagira ngo mutange adresse yaho umuntu ashobora kubabona. Adresse ngewe nsengera i Karama kuri ADPR. Ndi umukristo waho. Numvaga nasaba ababyeyi bagahinduka, bakareka ibyo bibwira, ibyo bibwira ko ari ukuruhuka kwabo, kandi atari ukuruhuka, ahubwo bakaruhukira ku Uwiteka. Yego. Bagatura Imana agahinda kabo,
kandi Imana yubaka ingo, Imana isubiranya ibyasenyutse ikongera kubyubaka, Imana yagarura ubuzima bw'abana bagiye, ndetse aba babyeyi bagasabana n'abana babo imbabazi, kuko aba babyeyi abana twebwe cyangwa se abana bakunda ababyeyi babo. Hari n'igihe n'ababyeyi bakorera ibintu abana bibi, bikazatuma bitewe n'uburere n'abana babona n'ababyeyi babo, bikazatuma abana basuzugura ababyeyi cyane, bakanababwira amagambo atakwiye kuvugwa, kuko ababyeyi bafite igitinyiro cy'Imana. Ikindi kintu nagiye kure Imana yanumye, Imana yarambwiye ngo abapapa icyubahiro cy'Uwiteka kibavuyeho, kandi abapapa bari mu icyubahiro cy'Imana, ariko kubwo kunaniza imiryango yabo, kubwo kunaniza, urebye abapapa abamama nibo bantu batumye ubu buzima babanyemo, nibyo bintu byatumye abana bagenda bagubwa nabi. Imana avuga ngo icyubahiro cy'Imana kivuye ku bapapa. Ese hakorwa iki ngo aba bapapa basubirane icyubahiro cy'Imana? Bakwiye kwiyubaha, abapapa bakwiye kwiyubaha, bakubaha ingo zabo, bakubaha abana babo, kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze umeze neza, kandi gusenga kwacu kose kumvwe n'Uwiteka, hanyuma twuzura amashimwe, abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, abana bacu buzura ibyishimo, abana bacu buzura umunezero.